Yeah, cyari igitego kimwe cy'Amavubi cyatsinzwe na Mugisha Gilbert, umukinnyi w'ikipe ya APR FC, yatsindagamo igitego kimwe ku busa. Mugisha Gilbert kibaye igitego cya kane atsindiye ikipe ye y'Amavubi kuva yayikinira. Ngira ngo uyu ni umukinnyi wo gutera icyotezo wa mugani wa Lorenzo. Uyu ni umukinnyi wo gutera icyotezo wafashije Amavubi kuba yabona intsinzi y'uyu munsi, igitego kimwe ku busa cyesheje Amavubi intsinzi nyuma y'imikino ine y'umutoza Adel Amrouche ataherukaga gutsinda. Mu intsinzi ye ya mbere ayiheshejwe n'umukinnyi wa APR FC. Ibi ni ibyo gutera icyotezo brother, ni ibyo gutera icyotezo kabisa, kubona umukinnyi nka Barafinda, umukinnyi w'ikipe runaka, noneho ikipe nka Giants koko yagaragaje ko ikipe yari Giants, so ni ibyo gutera icyotezo. Abakinnyi abafana, ibyishimo byari byose kabisa, ibyishimo byari byose. Abayobozi ba Ferwafa bari bahabaye cyane, ibyishimo byari byose kuri iyi ntsinzi y'Amavubi. Byagaragaraga ko intsinzi yari ikenewe pe, byagaragaraga ko intsinzi yari ikenewe ku rwego rwo hejuru. Mugisha Gilbert byarangiye avuye mu kibuga, ariko nk'ubwo wenda Amavubi byageze igihe akaza guhuzagurika, uyu ni umuyobozi wa Ferwafa ababwira ati congratulations self, abwira abakinnyi abwira ati we have to go. Byari ibyishimo byinshi, bavuga ko biteguye kwakira na South Africa, biteguye gukina na South Africa bayitsinda. Batangaga ikaze kabisa ku muyobozi ubikwiriye, bati tumuhaye ikaze. Banza abakinnyi b'Amavubi ari abo muri korali abo muri korali kabisa, abo muri korali fo. So ntago ngira ngo ndi butinde, ibyo nashakaga kuvugaho ku Mavubi byari ibyo. Amavubi yari abonye intsinzi, uno munsi ashobora aracakirana na Benin, hanyuma tuzakurikizaho ikipe ya South Africa. South Africa yo yamaze kugera kure cyane, bigoye kuba twayitsinda. Andi makuru ashyushye mbazaniye ni uko APR FC ishobora kwakira abakinnyi bazayifasha gukina umukino wa kimwe cya kabiri, wenda byakunda na finali sinzi, ariko ngira ngo Mamadusi we azagera hano mu Rwanda ku cyumweru niba ntibeshye, kandi finali izaba ku wa gatandatu. Ibyo kuba Niyomugabo Claude, abakinnyi ndetse n'abafana b'ikipe ya Galatasaray, ikipe ya Osimhen, bakomeje kumutera za ntazabona ikipe iwabo, iki n'ibiki, ngo yavunye Victor Osimhen,
ariko ntabwo yamuvunye ku bushake, wenda ni takire itari nziza ariko ni ibisanzwe kuba yavunika. Kandi nk'umukinnyi kuba bamutera utwatsi kuriya ntibizabuza nadakina muri Galatasaray ntazabura indi kipe akinamo muri Turkiya. Ibyo yakoze bwari uburyo bwo kwimana igihugu no kurinda igitego cyabo, ntago bagombaga rero guhereza umwanya abafana ba Trabzonspor na Fenerbahce na Kanya Sport na Besiktas Istanbul, Godsport Orzmin n'izindi, barimo ngo kubyina tu, barimo kubyina kubera ko ngo umukinnyi wabazengereje Victor Osimhen yamaze kuba ikivune. Indi breaking ariko ntabwo nahita breaking kubera ko mwabimenye mwese, ikipe ya Rayon Sport batangiye kwegura. Ikipe ya Rayon Sport ntimwabimenye ko batangiye kwegura mbewe? Rukundo Patrick weguye ku mwanya w'umubitsi ntabwo mumubizi? Na Ngoga Roje bakurikirana, nizere ko ayo makuru muyizi, ariko wibuke ko Roje we yari visi perezida, kandi ngo barashaka igikombe cya shampiyona, ngo byanga bikunde ngo bagomba gutwara igikombe, ngo bafite Singida Black Stars, ngo ni ikipe yoroshye, ngo bizabafasha kubatsinda, ngo ntabwo bameze nka APR FC yatomboye ikipe ya Pyramids. Ibyo barimo ni ibiki ariko? Bimeze bite? Sinzi ibyabo, reka ntere kubitindaho. Mukuru ari bazaniye yarayo rero, reka dukomeze next time. Saba ko wankanda subscribe kuri YouTube channel, tumusupport fans kuri dukomeza tubana. Thank you.